Bishop Gafaranga muramuzi, umugabo, umunyarwenya, umukinyi wa filime wamenyekanye nka Bishop Gafaranga. Amazina ye yitwa Habiyaremye Zakari, ni umugabo nyine wamenyekanye nka Bishop Gafaranga. RIB ikaba yamaze gutangaza ko yamutaye muri yombi, ashinjwa ihohotera rishingiye ku gitsina. RIB yataye muri yombi Bishop Gafaranga ashinjwa ihohotera rishingiye ku gitsina. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB wataye muri yombi Zakari Habiyaremye uzwi kuri shene zo kuri YouTube nka Bishop Gafaranga, ashinjwa ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina nk'uko ibitangazamakuru mu Rwanda bibivuga. Urubuga rw'amakuru Igihe rwasubiyemo amagambo y'umuvugizi wa RIB Thierry Murangira avuga ko Bishop Gafaranga yatawe muri yombi ku itariki 7 Gicurasi. Nta makuru arambuye RIB yatangaje kuri ibyo byaha Bishop Gafaranga usanzwe ari n'umunyarwenya n'umukinnyi wa filime akurikiranweho. Hari amakuru amwe BBC gahuzamiryango itashoboye kugenzura mu buryo bwigenga avuga ko ibyaha ashinjwa bifitanye isano no guhoza ku nkeke umugore we muto cyangwa se umugore we musha Annette Murava. Umugore we musha Annette Murava bakaba barabyaranye umwana w'imfura mu mwaka w'ibihumbi 2024. Mu by'ukuri abazi cyangwa se abatazi Bishop Gafaranga ni umugabo washakanye n'umugore urenze umwe, ubwo yashakanye n'abagore barenze umwe. Ubu ngubu umugore we bari kumwe ubu ngubu ni umugore witwa Annette Murava, nyine bakaba barabyaranye n'umwana umwe w'imfura mu mwaka w'ibihumbi 2024. Muri kimwe mu biganiro yaraherutse kugirana na shene Isimbi TV yatangajwe ku itariki ya 19 Werurwe, yagitangiye avuga ko ahubwo uyu munsi noneho yumva mbere yuko atangira ikiganiro yabanza agasenga, yongera ati mwami Imana ndakwinginze nibiba ngombwa nubishaka kiba ikiganiro cya nyuma naba ngiye gukora, ariko kibe ikiganiro gihindura abantu. Abajijwe n'umunyamakuru wa Isimbi TV impamvu akisi ikiganiro cya nyuma niba agiye gupfa mu gihe afashwe neza n'umugore we akagira n'akazi k'ubuyobozi muri hoteli, yasubije ati yego birashoboka. Ntibisobanutse niba ibyo yavuze icyo gihe hari isano bifitanye n'uku gutabwa muri yombi na RIB kuwa gatatu. Nyine Bishop Gafaranga w'imyaka 35 ni umugabo wamenyekanye mu bintu bigiye bitandukanye, ariko nkubwira yuko Bishop Gafaranga ari umugabo ukomoka mu cyahoze ari Cyangugu, ubu ni mu ntara y'Iburengerazuba. Ni umugabo washize ubuzima bwe hanze, umugabo wavuze ko yageze mu mujyi wa Kigali nta kintu ariho cyangwa se nta bushobozi afite, ariko ubu ngubu akaba amaze gutera imbere. Ni umugabo wiyemera ko atarangije amashuri abanza, ni umugabo wagiye utangaza ibintu bigiye bitandukanye, ni umugabo uvuga ibintu bigiye bitandukanye, aho abenshi badatinya kuvuga yuko afite imyumvire itandukanye n'iy'abandi cyangwa se afite imyumvire twagereranya nk'iy'abafilozofe. Reka nkugezeho cyangwa se unyuriremo muri make ibyo yatangaje ku rupfu rw'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika nyiricyubahiro Papa Francis ubwo yitabye Imana. Ni ikiganiro nanone yakoreye kuri shene ya YouTube ya Isimbi TV, aho yabazwaga uko yakiriye urupfu rw'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika nyiricyubahiro Papa Francis. Mu by'ukuri mu kiganiro kirekire yagiranye n'umunyamakuru wa Isimbi TV, abazwa uko yakiriye urupfu rw'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika, yatangaje ko mu by'ukuri Papa Francis urupfu rwe ari urupfu rwiza, cyangwa se yavuze ko Papa Francis aruhutse umuruho wo ku isi, ko agiye aheza. Yavuze ko
mu rupfu igihano yahawe cyo kuba yaraje ku isi akirangije, ahubwo agiye aheza. Mu by'ukuri yumvikanye avuga yuko umuntu iyo aje hano ku isi ari cyo gihano gikomeye Imana iba yahaye umuntu, akavuga yuko atemera ko iyo umuntu apfuye hari ikindi gihano abona kiruta kuba yaraje hano ku isi. Nibyo Gafaranga yitangarije ubwe ku giti cye ubwo yavugaga yuko iyo umuntu aje hano ku isi ariho aba aje kubabarira cyangwa se aba aje guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Gafaranga mu by'ukuri impamvu avuga yuko hano ku isi ariho umuntu ababarira, yagiye anakomoza no kuri kamere muntu, aho yavuze yuko umuntu ari inyamaswa mbi cyangwa se inyamaswa ikomeye ifite ubugome budasanzwe. Twifashishije ku ngero yagiye atanga, yavuze yuko ibaza umuntu uvuga ko umuntu wivuga imyato cyangwa se uvuga imyato y'abantu yishe, akavuga aho yatangaje, yavuze yuko ni nk'urugero yatanze, yavuze ko ibaze yenda nk'imbwirwaruhame z'umuyobozi cyangwa se z'umuperezida ujya mu bantu cyangwa se ufata speech akavuga ati twebwe turi mu ntambara n'igihugu runaka, umwanzi cyangwa se abasirikare bacu twapfushije abasirikare bagera ku 4,000, ariko uwo duhanganye cyangwa se umwanzi wacu tumaze kwicamo birenga 20,000. Hanyuma abo abwira bakamukomera amashyi. Mu by'ukuri yabivuze agaragaza ubugome bw'ikiremwa muntu, ubwo yavugaga yuko umuntu ariyo nyamaswa cyangwa se aricyo kiremwa Imana yaremwe gifite ubugome bukomeye. Yanavuze yuko isi ari mbi cyane, aho avuga yuko ushobora kubyara umwana hanyuma umwana ukamuha byose, ukamurera neza, ukamujyana mu mashuri meza, ukamuha ibintu byose, hanyuma umwana akakunwana urumogi. Anagenda avuga yuko ushobora no gukwa umukobwa inka zirenga 1000 hanyuma ukamukwa amamodoka agezweho, ukamuha byose, hanyuma umugore akakubera ikigeragezo cyangwa se akagukorera ibyamfura mbi. Ni ingero yagiye atanga avuga yuko hano ku isi tuhahurira n'ibibazo bigiye bitandukanye, avuga yuko mu by'ukuri iyo umuntu aje hano ku isi cyangwa se umuntu uri hano ku isi ariho hantu honyine ababarira cyangwa se ahurira n'ibibazo bikomeye, akaba ngo atekereza ko nta handi ubuzima bubi cyangwa se imibabaro yo ku isi umuntu azongera ahurirayo. Akaba yarivugiye yuko bibaye ngombwa akaba ashobora kuva ku isi akagera ahandi hatari ku isi, agahura n'ubuzima yabonye hano ku isi, bibaye ngombwa ko ashobora kwiyahura nubwo yaba yarapfuye. Ngaho nguko rero ni Gafaranga Bishop cyangwa se Bishop Gafaranga. Inkuru yamaze kugera hanze nuko yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, akaba akurikiranyweho n'icyaha cyo guhoza ku nkeke cyangwa se cyo guhoza ku nkeke uwo bashakanye. Mu by'ukuri ntiharamenyekana amakuru y'impamo cyangwa se ntabwo baramenyekana mu by'ukuri icyo cyaha cyo guhoza ku nkeke uburyo yagikozwemo, ariko nyine turacyategereje ngo turebe cyangwa se tumenye mu by'ukuri ibyaha nyamukuru Gafaranga ashinjwa. Mu gihe tugitegereje ibyaha ashinjwa cyangwa se iburanisha rya Gafaranga kuregwa no kwiregura, tuzabagezaho inkuru cyangwa se amakuru yerekeranye na Gafaranga Bishop Gafaranga.